ugereranyije urabona ari iki wahombye mbere yuko Zana iza mu kuba waracuruzaga imiziki kuri YouTube uyu munsi ukaba ugiye gucuruza kuri Zana? Nk'ubu indirimbo zanjye nyinshi ntabwo zinyishyura ngewe, ziri ku yandi macano, ziri ahantu ntazi, n'iziri kuri YouTube ntabwo burya kwishyura turabizi. Ibintu ntabwo navuga ngo narabihombye ko hari n'icyo byamfashije mu buryo bwo kumenyekanisha indirimbo zanjye, ariko navuga yuko ibi ndabibonamo inyungu cyane kuruta uko n'abandi kuri YouTube, kandi nifuza ko n'abahanzi bagenzi banjye bazabyumva gutyo. Niba dufite abantu badushyigikiye bifuza kudusapotinga, bazane bakure kuri YouTube, bazane kuri Zana Talent, bagusapotinge muri nyabyo mu buryo bw'ubushobozi. Hari igihe kinini abantu bavugaga bati umuziki nyarwanda uheze hano iwacu, Zana Talent iraza kugeza umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga ku ruhe rwego, and urabona gute ko igiye gusohora cya kintu abantu bose bahoraga bategereje kuri King James, bavuga ngo ni we wa mbere n'ubundi bari gusohora umuziki mu Rwanda? Ahantu izatugeza harebera no mu buryo bw'ubushobozi. Reka tuvugishe ukuri, mwese murabizi muri muri showbiz kujya gukora indirimbo n'abartiste bo hanze baduca amafaranga, murabizi. Kujya gukora indirimbo hanze video zirahenda, ariko iki kintu nitumara kugikora neza, tumaze kucyumvisha abanyarwanda bakajya badusapotinga, ntabwo umuhanzi azabura bya 50 byo kujya gukora video muri South Africa cyangwa muri Nigeria. Azajya bayafite kuko abantu bayamuhaye, natwe bazatubaza bati ko twayaguhaye noneho bimeze gute, uri gukora iki? Navuga ko icyo kintu kizadufasha guhita tuzamuka, kandi ikindi kuza ku rubuga uzi neza ko ugiye kureba indirimbo z'abahanzi nyarwanda bifasha no kugira ngo n'ibi bice twegeranye nabyo bibibone. Ubu ngubu afite imiziki kandi yarafunzwe, umwana nk'uyu nguyu bifashe kugira ngo niba afite impano n'ubuzima bwe buhinduke, acuruje imiziki ye itaje gusa ngo bamwishimire ariko akomeza bimbabaye. Ngira ngo nasobanuriraho kuri Kenny ngira ngo nk'uko numvise na King James tegereza tariki 12, noneho tariki 12 ukazabona notification yuko album noneho yagiye online, ukaba wajyaho noneho ukabasha kuyumva yose. Ikindi yarabajije ni kijyanye na niba hari concert izaba, nabyo turacyari kubiteganya bitewe n'uburyo album izaba irimo iragenda, ariko nanone nk'uko wari ubivuze, kugeza aka kanya album kuntu izasohoka ntabwo, nkuko nabivuze, ntabwo umuntu azabasha kuyikuraho, izaba iriho gusa. Bivuze ko rero no mu gihe cya concert cyangwa se mu buryo bwa concert nabwo nta wamenya bishobora kuzaba online bikabera hano, byose biracyari ibintu turimo turateganya gukoraho. Mugenzi wanjye Bertrand yarabajije kijyanye na uburyo hari ahantu handi h'umwihariko bitari hano bashobora kuyibona. Nta handi izasohokera hano gusa, n'ahangaha honyine album izaba iri, n'ahandi ushobora kuyumva yaba kuri YouTube yaba ahandi ku bindi bitangazamakuru. Hari wari ubajije rero ikijyanye n'uburyo nzakorana n'amaradiyo, cyane cyane mu buryo bujyanye no kugira ngo izi ndirimbo bazibone babe bazumvisha abantu. Twa tukiri gutekereza uburyo dushobora kuzabaha access yo kugira ngo bo babe bazifite zose, ariko babasha yenda kuzikinira kuri platform kugira ngo zitavaho zikaba wenda byaba ikibazo, ko urumva icyo turi kwanga birumvikana, no kugira ngo abantu bazisharinge babe bazifite, kandi dushaka ko bazumvira hano muri rusange. John, ikiri kuri ibyo mu kanya ngerageje kujya kuri website ngura indirimbo y'umuhungu witwa Kenny Imana y'imihanda, nkoresha mobile money, barambwira ngo confirma code, bampaye akanyenyeri 82 akego ngo nimbikane kuri telefone. Iyo kuri telefone isanga ntabwo iyo code igeza izo, bivuze ko rero mobile money ishobora kuba ifite n'ikibazo ko ntabwo biri gukunda. Nk'uko nari maze kubisobanura ku kijyanye na Irene kuri iriya ndirimbo ye, urumva ni ibintu tukiri kurangiza, ngira ngo nanabisegureho nabivuze, ariko turacyakubirangiza, ntabwo birarangira ku buryo payment zitazemera. Ariyo mpamvu navuze ngo twibande cyane kuri album, kuko urumva hari ibyo tuba tugomba kubanza kuvugana n'abahanzi n'ubwo iriho, ariko nawe nk'uko afite channel Mordecai nshyashya, twifuzaga kugira ngo bize kuba ariho biza kuvugirwa, binatangire n'ibyo bya payment bikore neza. Muranyiseguraho kuri icyo ngicyo. John, wari wabonye ariko bikora amashyi kuri ako kantu kibazo biroroshye. Hanyuma dufata ngira ngo cya Bertrand wari utaragisoza nagisubije abandi. Okay.
wenda ku bijyanye na n'ino platform ndabihuza n'ubumenyi yampaye kuri James mbere y'uko mwemerera ko dukorana. Nka Kenny ni umwana nahuye nawe ndi mu kazi bisanzwe, mufasha gukora indirimbo ya mbere. Abantu benshi barashaka kuyumva, ariko nanone nkeneye no guhindura ubuzima bwe, kandi murabizi ko ari umwana wo ku muhanda. Bivuze ngo rero iminsi ya mbere y'uko iyi ndirimbo ijya kuri YouTube abantu bakayabasha kubona video yayo cyangwa se no kumva audio yayo, irabanzwe kuri platform. Umuntu uri bushake kuza kuyumva mbere y'abandi birasaba ko ayishyura. Ari namara kuyishyura arayumva rwose nta kibazo, ariko ntabwo ari downloading, biraguma aho ngaho kugeza igihe tuyishyiriye kuri YouTube, noneho buri wese abashe kuyumva mu buryo bwagutse. Gusa bitanakuraho ko iyi link yazana ibiri kuri YouTube, umuntu ubishatse ashobora no kujyaho akayigura kugira ngo akomeze supportinge uyu muhanzi. Ni nuko n'abandi bahanzi bazajya wenda bazabikora bitewe n'ubushake bwabo. Icyo ni kimwe. Ikindi arakanavuze, sinzi nimba wenda nakavuga cyane kuko ubu ngubu useka ni iki ushaka kujya mu ndirimbo iyo kuri Kenny indirimbo kugira ngo yumve uragitanga 5,000 uyumve wenyine, n'ubishaka gutyo ayatanga. Ariko bitanavuze ko bitarenze ayo ngayo hariho ahandi sinzi niba bari buherekane, ushobora kumuha ati ukavuga umwana arashimishije, muhaye na miliyoni nakomeze akora imiziki. Ibyo bizafasha kundi umuhanzi asubira studio afite amafaranga mu bitari bijyanye no kuvuga ngo nta mafaranga afite, imiziki kandi yarafunzwe. Umwana nk'uyu nguyu bifashe kugira ngo niba afite impano n'ubuzima bwe buhinduke, acuruje imiziki ye itaje gusa ngo bamwishimire, ariko akomeza bimbabare. Ngira ngo nasobanuriraho kuri Kenny ngira ngo nk'uko numvise na King James uyu munsi irarara iriho guhera ejo rwose barabasha kuyumva kurizana gusa igihe cyose itarasohokera kuri platform. Ngira ngo njye nasobanurira ko murakoze. adusubirije inyuma ukazamura nk'uko yari abisobanuye. Sorry gato nsobanura ku kantu nkomerezeho gatoya. Intego urebye cyane intego y'iyi platform ni mu buryo bwo kugira ushobora no kuba ufite indirimbo kuri YouTube by the way, ariko ukaba wazishyira kuri Zana Talent ukishyuza ko hari umuntu wifuza mu by'ukuri kugusapotinga. Hari umuntu wifuza kuba niba indirimbo yawe yanayibonye kuri YouTube akayikunda, ashobora kuvuga ati uyu muntu namusanga he, namufasha gute. Murabizi ko akenshi bidakunda guhita bidukundira ko wenda abantu bahita bakugiraho access mu buryo bworoshye, ariko ari umuntu wifuza kugusapotinga akaba yaza kuri Zana Talent akavuga ati indirimbo narayikunze nyitipinze amafaranga na gutya cyangwa bigenze gutya. So navuga ko ari n'icyo ngicyo nk'uko yari abivuze uriya muhungu, nk'uko ari umwana nyine nk'uko yabivuze ku muhanda, akeneye kugira ngo abone support yacu muri rusange. So nibyo umuntu kazi gato ego narimo nibaza iyo umuntu agiye wenda kuri iyo platform akaba yabona gukora payment nk'uko bisaba, yishyura ako kanya ku buryo n'ubutaha azaza kuyumva akishyura, cyangwa ni wazi at a time, ni rimwe ukazayumva ushakira yego. ikindi iyo platform nta kuntu wenda ni nk'igitekerezo cyangwa se niba inahari mwatubwira yaba ifite app kuko n'izindi platform ziba zifite app kuko usanga arizo ziri efficient cyane abantu bakora bakoresha. Sinzi niba wenda yabihari. Zirahari, hari ugiye kuri Play Store ngubu ndetse no kuri App Store. Nibaza ko kuri App Store na Play Store aho nibyo twari twashatse kubanza kwerekana ibijyanye na web muri rusange ko ariyo dushaka gushyiramo ingufu, ariko n'izo app zirahari ku buryo nibaza ko ejo zose zaba ziri online. Akanyuma
hari ukuntu bavuze ngo izi ndirimbo zaba ziri kuri ino platform cyangwa cyane ziri kuri iyo album. Umuntu wese uzakenera ko wenda yashyira indirimbo kuri ino platform yawe, ni ukuvuga ngo azagendana n'amategeko n'amabwiriza ajyanye nayo, ntabwo azaba yemerewe kuzishyira kuri izindi platform nk'uko babigenza. Oya, azaba abyemerewe, ahubwo we niwe uzareba uburyo yifuza gucuruzamo ibintu bye. Ashobora kuvuga ati reka nzishyireho abariho ziri zonyine kugira ngo ncuruze neza. Ashobora no kuvuga ati reka nzishyire hose bacuruze. Ni uburenganzira bwe, kimwe n'uko n'amafaranga acururizaho ari uburenganzira bwe gushyira abayashaka. Inyunganizi ikomeye nuko ni umuhanzi niwe byavantaje cyane, niwe bizaha inyungu nyinshi, kubera ko nuhitamo kwijya hano utari kuri YouTube aho wabona ku buntu, hano uzabona menshi, cyangwa nuhitamo kujya kuri platform zindi udashobora kuyidownloadinga uzabona amafaranga menshi. Nicyo ngicyo reka tubifatire rimwe, ngira ngo uriya musore yari yabanje mbere na n'uyu na Cedric na Hamis dusoreze ku gihe. Murakoze, yitwa Bionika kuri Legacy TV. Ikibazo mfite ugereranyije n'izindi mbuga bagurishirizaho ibintu, urugero nka Spotify, Zana Talent ni uwuhe mwihariko yaba ifite ku buryo umuhanzi wese uri aha ngaha ashobora kuvuga ati ku kijyanye n'ubushobozi ushobora kubungukamo cyane igihe naba nkijyana cyane kuri Zana Talent kuruta uko nakijyana ahandi hantu? Murakoze. Dufate bitatu. Murakoze, nitwa Emi Digital TV. Reka nshimire Emi, nshimire na King James kuri ubu buryo bwiza bazanye. Ikibazo cya mbere kirerekeza ku kijyanye no kugura indirimbo. Turabizi neza ko iyo mwasohoye indirimbo mukazishyira ku DJ uragenda indirimbo akayiguha ukayicyura. So bigaragara ko no kuri ubu buryo bushyashya mwazanye nabwo arimo kugura indirimbo kugira ngo yumve. Umuturage wenda musobanurire ku muturage neza kugira ngo abashe kumva iki kintu neza. Nimba umuturage ari kwishyura indirimbo nabashe kuyidownloadinga ngo yongere kuyumva ku buryo yongeye kuyikenera, iyo yongeye kugaruka kwishyura cyangwa se kuyumva arongera akayishyura, rero yari yigeze kukibazaho neza ariko ntabwo cyari cyumvikanye neza. Umuturage yayidownloadinga kubera iki se atabasha kuyidownloadinga kandi yayishyuye igiciro kiri hejuru? Murakoze. Umwihariko ngira ngo abantu basubiza umwihariko, kugira ngo umwihariko wa Zana Talent, hanyuma iki kijyanye n'ikoranabuhanga nacyo tukirebeye. Umwihariko wa mbere ni uko muri rusange izabasha kugera ku bantu benshi. Spotify urabizi uburyo ziba zikora ziriya, ariko nizigira mobile money, nizigira Airtel money, zishyuza n'amafaranga angana gutya, ariko aho ni ku muntu ugiye kumva umuziki. Ariko ku muhanzi ari nako tuzagenda tuvugana n'abahanzi batandukanye, percentage yabyo iri hasi cyane ku kigero gishoboka cya nyuma. Ubundi za Spotify ziba ziri muri 90, 80, 70, twebwe turi hasi cyane, ku buryo ikigamijwe cyane ari kugira ngo umwartiste yinjize amafaranga afatika aduhindurira ubuzima. Numva ari uwo mwihariko. Download ntabwo izashoboka, ariko umuntu wamaze kugura we azajya abasha kugaruka yumva izo ndirimbo, ndetse anazumve atari uko afite internet, abe yazumva gusa adafite na internet apfa kuba yaramaze kugura. Intunganizi turi muri digitalization, urumva umuntu na copyright na piratage bivuye kubera ko umuntu arayidownloadinga ku mu-DJ akayitwara, yayitwaye abayitunze, iyo yitunze nta kintu yo kumarira, urumva ko ako kantu twakwiye gasobanurira abantu. Murakoze, nitwa Cedric muri Star TV. Nanjye ndabanza gushimira King James kuri iyi ntambwe, ndetse n'inyunganizi za kate tuzishime nazo ni ingenzi. Icyo nshaka kubaza cya mbere, kuko iyo umaze gukora igikorwa nk'iki ngiki hari imbaraga kiba cyaragutwaye uko byagenda kose, ndimo nibaza nti iyi platform yabara gutwara imbaraga mu bushobozi, ariko nimo nshaka kujya platform yagutwaye amafaranga angana iki kugira ngo ubashe kuyubaka irangire. Hanyuma icya kabiri cyo abahanzi bazaba bariho, ndimo ndibaza nti ku bigendanye na percentage z'inyungu, kuko ibintu byose biraho n'inyungu n'ubundi. Nka King James cyangwa se ntabwo bafite Zana Talent, mwe muzasigara na percentage ingana iki, umuhanzi azabona ingana iki, cyangwa se umuhanzi azagira 100% byose bibi bye,
kuri iyo nyungu cyane cyane nshaka kumenya iyo muzasigarana abanyekampani. Murakoze. Murakoze, bayita Hamisango Limited. Ndashimira cyane King James kuri iki gikorwa cyiza. Ikibazo nari ngiye kubaza ahanini ni ugukomoza ku biciro iyi album ubushobozi. Hari ibiciro biteganijwe ku buryo uyishaka nonaha bishoboka ko yayigura ku mafaranga 5,000. Ese kugeza ku itariki ya 12 Ukuboza ibiciro bizaba bihagaze bite? Nituva ku 5,000 ibiciro umunyarwanda azabasha kugura iyi album ubushobozi kuri platform ya Zana Talent bizaba bihagaze gute? Murakoze. ubwo bibaye bitatu tugiye gusoreza hano kugira ngo bibe ibibazo bine ahari cyangwa bitanu. wabanza ibintu wahera kuri cya Cedric yarabajije kijyanye n'agaciro kabyo. Ntagiye kubeshya ntabwo bihendutse ariko ntibiranarangira kubera ko tuguma twapdatinga buri munsi ku munsi nkuko nari mbivuze, n'ubundi hari n'ibizajyaho ejo, bizajya online ejo. Ibyo byose nyine murabizi bikorwa nyine n'ubushobozi, ariko icyangombwa cyihutirwa cyane ntekereza nuko cyakora kigakora neza abantu tukabasha kukibonamo inyungu nk'abartiste. Icya kabiri warumbajije ni ikijyanye na na percentage. Yego, merci. Percentage turacyari kureba ko tugenda tuvugana n'abartiste mu buryo butandukanye, ariko icyo nakumenyesha cyo gikomeye nuko azaba amafaranga azaba asabwa na ya maintenance gusa yo kugira ngo ko hari abazaba babikoramo birumvikana, abaseleksiona izo ndirimbo, abagira gute, ibyo byose n'ababikoramo nayo kugira ngo gusa igume ikore, ariko ntabwo ari amafaranga azaba ari inyungu cyane cyane kuri Zana Talent. So percentage izaba iri ku kigero gito gishoboka abantu bashobora gutangira. Sorry, percentage izaterwa nkuko nari mbivuze, ariko izaterwa nuko tuzavugana n'abahanzi nuko bo babyumva, kuko ni igikorwa cyabo nabo muri rusange, ariko izaba nkuko nabigusezerana izaba iri hasi ku kigero cya nyuma, ntabwo izagera muri ziriya za 70 na zahe, aho ni kure cyane. indi nyunganizi nuko binashoboka ko umu artiste ashobora kugena igiciro. Ibyo yabivuze, ushobora kuvuga ngo njyewe indirimbo yanjye ikora agaciro ifite kuyibona ni 10,000 cyangwa 20,000 cyangwa 100,000. Urumva icyo gihe percentages ni mwebwe na management. Wakomereza ku cya Hamis Hadidis ngira ngo yarabashije kubijyanye na uyu munsi ibiciro ni 5 kuva uyu munsi kugeza kuri 12. Nyuma yaho hari kizahinduka cyangwa ibiciro bizakomeza kuba biri? Ngarutse inyuma gatoya, ubundi n'igiciro kugira ngo tugishyireho, kugira ngo murabizi gukora album ni ibintu bikomeye cyane. Izi ni indirimbo 17, hariho indirimbo nakoreye hano, hari izo nakoreye muri Amerika, ubwo ndavuga iby'amavideo, hari izo nakoze, hari izo tukiri kurangiza n'ubu ngubu. So biba bigoye cyane pe kugira ngo ukore indirimbo zingana gutya kandi uzikore neza. No ku giciro twabanje kujya impaka cyane nabo dukorana, se turashyirangaye 5 ni amafaranga make cyane, ako none tugatekereza ko twifuza kugira ngo ugere ku bantu benshi bashoboka, cyane cyane ko twashyizemo na ziriya gahunda zo kwishyura kuriya, tuza kwemeza amafaranga 5,000 kugira ngo abe ariyo yanyuma, ntituzajye hejuru ntituzajye no hasi. Impamvu twakoze pre-order nta yindi, ni ukugira ngo gusa dufate uyu mwanya wo kugira ngo n'abantu babimenye mbere yuko na album ijya online. Navuga ko ariko ibiciro ntabwo tuzigera tubihindura, bizaguma ari uko ngoko. Murakoze. Ifotos@radio.com. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza Cedric yakibajije ni cya percentage. Icya kabiri nashaka kubaza kuki mwatekereje gukoresha currency. Ukora turabona ni amanyarwanda gusa, ayandi mafaranga muzakoresha nk'amadolari cyangwa se ayandi atari amanyarwanda. Ikindi hari indirimbo zimwe zirimo gukinika nk'iza Juno hano twarazireba tukabona nyine zirimo n'ubundi kugaragara, mubaza kudusobanurira uko bimeze. Icya gatatu, uru rubuga niyo capacity rufite, kuko n'urubuga navuga ko ruzajya ibintu byinshi. Ni iki mwakwizeza abantu bazashyiraho ibintu byabo ko bizahamwa bikamara igihe kirekire? Murakoze.
ukuntu umuntu abaza ibibazo nka bitatu tugiye kwinjira muri sesiyo ya nyuma, reka abanza asubize ibi ngibi hanyuma abandi turabifatira rimwe. Tina yari yasabye ijambo, ndabona n'inyarwanda irishaka, wasubiza ibi by'uyu bitatu. Cya mbere cya percentages ya bibi bagisubije, icya kabiri capacity urubuga rufite uburyo nta kibazo abantu bazagira n'ukuntu ujya kuri web cyangwa ukabona ntibigenda fresh, sibyo? Ni nihuta ntabwo yoroshye, bimeze gute? Hari ikindi yabajije. Hanyuma hakaba n'izindi zirimo zirakenerwa, ni umuntu atishyuye zirimo zirakenerwa mu bundi buryo. Urebye ni nka kuriya iyo ukoresheje carte ya banki ukishyura $5,000 niyo waba uri muri Amerika, niyo waba uri hehe, n'ubundi ubwo ni $5 byo nta kibazo, tuba twarabivuganye na banki, nta kibazo bamukata $5, twebwe bakaduha amanyarwanda. Ariko urumva ko nyine ko turi mu Rwanda ni byiza ko dukoresha amanyarwanda. Ikindi yarabajije, ikindi cyari kijyanye na cash yabisubije, ikijyanye n'uburemere bwawe, capacity ya web, capacity yo imeze neza. Twagerageje gukorana n'ubushobozi bushoboka mu ikintu nk'iki ngiki kijyaho video, birumvikana ko mugomba kuba kamera mwakigize ikintu gifatika. Tunavuga ko kugeza ubu nta kibazo turahura nacyo mu mateste twakoze. Ikindi cyari ikizi ndirimbo ziriho, hari abartiste twavuganye nabo nka Juno, Clement, Kina Music, indirimbo zabo zimwe uraza kuzibonaho, n'abandi turi bari kugenda bazishyiraho, abo twagiye tuvugana nabo bakatwemera ko tuzishyizeho. Ariko nk'uko wabibonye, nk'uko bivuze, urabona ko kandi zidakinika, ntabwo tuzishyuza. Byari kugira ngo gusa nimunazaho mudasanga nta kintu kiriho. Ikindi tunarebe ko ibyo bintu ko bishoboka nabo ubwabo nyuma bashobora gutangira kuzigurisha, kuko nabo birumvikana ko bakeneye no kureba n'ibyo bintu ukuntu bikora. Navuga ko ari ibyo ngibyo. So tugiye muri sesiyo ya nyuma y'ibibazo, abantu nyunganizi kwanza ya Tina nongeye kunganira kuri icyo kintu. Still ni ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo wowe uko twayishyizeho rikoro ashobora gushyiraho kode bikanga nako kandi biroroshye, ariko ni byiza ku kibazo mwabajije ziri gukinika kuko ari ikoranabuhanga, biranashoboka ko bashyiraho kode zikaba zahagarara. Inyunganizi ya Tina. Urakoze cyane. First of all, ndagushimira King James, na timu yawe. Zana talent ni ikintu tugomba kugira kinini. Mujama wanjye uba muri Canada ejo ndahambira tubanyohereje indirimbo z'inyarwanda, navuga njya kuri YouTube n'ahandi, so I think nk'abanyamakuru cyangwa se abanyamuziki, abantu bari muri entertainment icyambere yakozwe no gushyira igitekerezo hanze. So reka tumufashe kubyumvisha abanyarwanda, ariko abantu batinda kumva. N'ikindi kintu abahanzi babizi bagira imitwe minini ifunze, umuntu aza kubona ubushobozi agira cyo gusanzira cya King James ashaka kutwiba, n'ishyira n'umwanjye muri abahanzi so umvisha abahanzi nyarwanda yuko this is for everyone, buri munyarwanda. YouTube arakigira gutyo ugasanga ifaranga twawe gutiza iki. Let us tubona muri shibye uko agere ku gihe ataza mu bindi bibazo, so muzafate time ya promotion. Hanga wese itangazamakuru projet yawe, it is good, everyone is gonna write YouTube bandi bose bashyireho, then ugomba gushaka ikindi gihe nawe cyo kwigirira abaturage, ubwo niba kuri Cat Radio ukijya gusiga ubushoboza bw'undi mu cyuna ziribwe, it's good. And then what, so there is a promotion gusa genda shaka wanza kuga ubinjira ko no muri Canada avuga ati nshaka Bulldog kamusura kubisangaho album yewe P-Fla cyangwa se n'abandi so ni byiza cyane reka tumufashe no muri Canada menye ko there is somewhere can click and find the song of, let's say, Just Family cyangwa se the late Jopore, ndirimbo rwose ubinjira zose ziroga. Big up on yourself, man. Thanks, man. I appreciate it. Not to be big. Ngira ku Nyarwanda hari RTV na Transit at the same time, hakaza 3D, hakaza Legacy, ubwo bibaye bine, I think, hakaza Genesis TV, duhere ku Nyarwanda.
Murakoze Kate, nitwa Janvier kurira inyarwanda.com. Ndashaka kubanza gushimira King James, ni album ya kabiri mu muziki. Ni ikintu gikomeye abantu tukwiye gushimira, ufite agacupa akakugurirwa ukagasoma. Hanyuma ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Icya mbere ndimo ndabonaho uretse umuziki ufiteho na comedy, documentaire na short movie na sport. Ibi byo biraza gute kuri runo rubuga, abantu bazakorana gute? Ikindi mu ndirimbo 17 nabonyeho hariho abahanzi batatu, Ariel we harakajyaho na Bulldog na Boy. Kuki abo batatu wabahise gute? Urakoze. Murakoze. Reka nshimire katika nshimire na King James ndetse na team ya Zana Talent. Igitekerezo cyiza, ariko ni igitekerezo cyiza kandi cyo gushima wenda kubera kuri n'umuhanzi mukuru. Hari abantu uyu munsi bari gukora umuziki bari kurebera kuri King James cyangwa se bakuze bakunda King James, so no kuba mukuru mu bitekerezo aba ari ikintu cyiza cyane. Twavuga ko nyine agatazirano kawe ka King James nyine uragashimangiye. Njyewe nza kubaza ku rwego rw'igihugu kubera ko iki ni igitekerezo cyiza atari ku muziki nyarwanda ahubwo no ku gihugu cyacu. Ni nayo mpamvu nshaka kubaza ikibazo cyane kukiganisha muri RDB. Zana Talent ni platform ntekereza ko uyu munsi iriho abanyarwanda, ariko ejo bundi ishobora kuba itariho abanyarwanda gusa, iriho mpuzamahanga, kubera ko n'umuziki w'abanyarwanda uyu munsi dushobora kubisanga kuri iTunes, Spotify, Boomplay n'izindi nyinshi zitandukanye. Haba harabayeho ibiganiro na RDB yo kureba uburyo iki gikorwa gishobora gusubikwa n'igihugu, kubera ko uyu munsi dufite Visit Rwanda, iyo na Neymar yambaye Visit Rwanda aba ari uko abantu bamubwiye ko agomba kuyambara. N'iki ni igitekerezo cyiza cy'uko wenda RDB ishobora gutekereza ko umuziki nyarwanda atari abanyarwanda gusa, ahubwo ushobora no kumurika igihugu cyacu. Haba harabayeho ibiganiro byo kugana RDB kugira ngo wenda iki gikorwa gikomeze kigere kure cyane. Icyo ni icya mbere. Icya nyuma, ubusanzwe uri umuhanzi ariko no mu buzima busanzwe uri rwiyemezamirimo. Ese kuba utarashyizeho ibindi bikorwa byawe bitandukanye n'umuziki, ubona wenda atari uguheza business yawe, cyangwa hari n'indi platform umuntu ashobora gusangaho kawunga, ashobora gusangaho supermarket, ashobora gusangaho n'izindi business wenda zitandukanye n'umuziki, kubera ko kuba wubatse Zana Talent bivuze ko niyo platform cyangwa se n'ibyo bikorwa bishobora kubona indi platform. Urakoze. Murakoze. Twabaye bimwe twabanza bya bindi. Hari icyo yahereyeho kivuga ko yabonyeho ibintu bitandukanye muri rusange, ariko mu bigaragara n'ubundi ni entertainment mu gushimisha abantu. Njya mbona tubivuge wenda mu buryo bumwe n'ubundi, ngewe ubwanjye nkunda kureba ziriya seri zikunda guca kuri YouTube z'abanyarwanda, ariko uburyo tuzikunda n'uburyo tuzisapotinga, tuvuge muri rusange n'abanyarwanda n'ababa hanze ukuntu bazikunda, uburyo bazireba, ntabwo nzi uburyo bazisapotingamo uko bungana, ariko ntekereza ko haramutse hari amahirwe y'uko babona uko bazisapotinga biri direct byaba byiza kurushaho. Tuvuge urugero hari kuri Zana Talent, bakaba babizi ko bashobora kuyireba mu kwezi yishyuye nk'amafaranga 500, cyangwa mu gihe ba uploadinze akishyura 500 kugira ngo ayirebe, aho kugira ngo ayirebere ubuntu. Nzi neza ko hari abantu bashobora kubikora pe n'umutima mwiza akavuga ati ngiye nifuza ko birabavuna, murabizi zirakomeza ziravuna. Nagiye kureba bari kuzishutinga ukuntu basubiramo, ni nko gushutinga video ariko noneho ndende, murabizi biravuna cyane, bitwara amafaranga, bitwara umwanya. Haramutse hariho uburyo bwo kubasapotinga, ntekereza ko ari abantu benshi bafite uwo mutima bajya babikora kandi bigatanga umusaruro kuruta uko biri kuri YouTube. Ibyo byo nabivuga mbishikamya. Navuga ko rero harimo nyine twagiye dushyiramo ibintu bitandukanye kugira ngo nko muri documentaire mwanafunza ashobora gushyiraho documentaire abantu bakaza bakayumva ko barazumva cyane, ariko se bazumva mu by'ukuri hari ikintu bamuha kugira ngo byibuze abone yongera kuri izindi mikro nziza, iyi documente cyane kurushaho. Numva nyine kandi hari abantu bafite umutima pe, ndabibabwiza ukuri, hari abantu bafite umutima wo kubikora ariko batabona uburyo naho babikorera. So niyo mpamvu twagiye dushyiramo ibyo bintu byose kugira ngo wenda hari n'ibindi tuzagenda twongeramo kubw'ibitekerezo byanyu n'inama zanyu,
tugende turushaho kugenda dufashanya mu gutera imbere. Ikindi yarabajije Janvier ni ikijyanye na abahanzi batatu bariho Bulldog, Ariel we iriya ndirimbo n'ubundi yari yarasohotse isanzwe ihari. Indi iriho ni ya Bulldog, twakoranye na Bulldog. Bulldog birazwi cyangwa se rekana nabivuge njyewe nkunda ukuntu aririmba n'ukuntu aguma on top, aguma akora ibintu kandi akabikora neza, yaba amagambo yandika. Mu gitondo nahoze mbona akantu kari gusirikira kuri WhatsApp, wumva ibintu aririmba buri munsi, aririmba ibintu bifatika bifite ingufu. So ndamukunda muri rusange rero, birumvikana ko yongeza amahirwe yo kuba namusaba ko dukora indirimbo akabyemera, biranshimisha cyane. Ikindi Israel Mbonyi nawe nk'umuhanzi w'inshuti yanjye, kandi nanone uririmba neza gospel, nawe ari gukora album, nabyo ntitwabirengaho. Album yanjye buri gihe igomba kuba iriho indirimbo ya gospel imwe. Rero mu gukora iyi ngiyi ya gospel nifuje gufatanya nawe, aranabyemera, duhitamo rero kuyikora. Ndumva ariyo mpamvu abo bahanzi batatu bari kuri album. Nkiri kuri album kandi kantu nari navuzeho kajyanye n'inyungu, nuko kubikora twifuje ko tutajya tubikora gusa ngo tubikorere abahanzi. Muri ibyo tuzagenda dusinyana n'ubundi nabo tuzagenda dukorana, harimo nuko twagira percentage ntoya, niyo yaba 0.5 niyo yaba 1%, ariko ikajya ku mu producer producing indirimbo, kugira ngo tutazajya tuzamuka wenda dusigarane. Ni mu buryo bwo kureba uburyo nabo ba producing indirimbo bajya baba bafiteho ikintu bashobora kubona. Ndumva arako kana nasimbutse. Dukomereze kuri RDB, ese haba hari ibiganiro bagiranye na RDB mu rwego rwo gukomeza guteza imbere yaba umuziki, yaba branding n'ubundi y'umuziki wacu? Hari Visit Rwanda hari, ese bihagaze gute ku bijyanye na government? Ikibazo cyiza, ariko ntabiciye ku ruhande, ntabwo nari nakavuganye nabo, ariko ni igitekerezo cyiza gishobora no kuba nk'uko n'ubundi twabahamagaye hano kugira ngo muze mudufashe kumenyekanisha iki gikorwa. Nibaza ko nabo biraza kuba inzira nziza yo kugira ngo babimenye no kugira ngo tuba approaching, turebe ko kwa mugani ko hari ikintu twabikoraho kugira ngo tuzamure urubuga rw'Abanyarwanda rwo guteza imbere umuziki. Hari ikindi yarabajije kijyanye n'uko hariho ibintu bya music gusa ariko hatariho ibijyanye yenda n'ibindi nkora mu buzima busanzwe. Navuga ko nabanje gukora ibi, ariko nk'uko nari mbivuze nta wamenya n'ibindi bizagenda bijyaho, ariko kugeza ubu ngubu nakwifuza ko byaba gusa ibijyanye no kudufasha nk'abantu bari muri entertainment. Murakoze. Murakoze King mu Speed TV. Ikibazo cyanjye kiraganisha ahanini ku cyo Cedric yabajeho gatoya cyerekana na pourcentage abantu ko bashyizeho izo ndi platform yanyu na King James, bazamenya gute abantu bayirebye kugira ngo izo percentages batwe. Ikindi ku byerekeranye no kuuploadinga ku ma YouTube channels yabo, hari aho wavuze uti sinagomba ko babishyira kuri YouTube zabo. YouTube tubizi neza ko dutanga amafaranga menshi kurusha nayo platform yanyu yatanga bitewe n'amafaranga 5,000 atanga ku ndirimbo, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi neza ngo platform yanyu yazabishyura ngahe kurusha YouTube yabishyuraga. Nawe ukanagera mu musobanuro. Murakoze cyane. Murakoze. Mu by'ukuri yego wagisubiza nta kibazo. Sawa. Murakoze cyane. Ku bijyanye no kwishyura nibyo yarubajeho. Umuntu iyo agiye hano creatinga account, yamaze ushobora creatinga account ukajya wirebera gusa ibintu, ariko mu by'ukuri udashaka creatinga channel. Uramuko creatinze channel, iyo winjiye muri channel niho harimo uburyo bwo uploading ibintu byawe, niho harimo uburyo bwo kureba ama transaction yose ashoboka. Byose twabigize clear ku buryo umuntu azajya abona ibintu bye byose, akabona abishyuje mobile money ya MTN, abishyuje Airtel Money, yabishyuje carte ya banke, niba yishyuriye hehe byose ukabasha kureba transaction zose. Nibaza ko ibyo bizaturinda kugira ngo habe harimo umuntu ushaka kuvuga ati wenda abantu banyishyuye ibintu byanjye bijyahe, kubera ko azaba bibona nawe ugashobora kubona n'amatest akavuga ati ariko reka nishyure ndebe. Byose azajya ahita bibona ibintu bye byose, ku buryo nk'uko wari ubivuze bijyanye na percentage, nitumara kubishyira ku murongo azajya abazi mu by'ukuri ibyo ari bubone n'ibyo ari busige kuri Zana Talent. Ariko nongere ngasubiremo ako kantu,
ikigambiriwe cyane ntabwo ari ukugira ngo tuzafate percentage nyinshi nk'uko nabibabwira, nta nubwo izagera kuri 40, nta nubwo izagera kuri 30. Ni igikorwa cyo kugira ngo gusa hasigare ikintu gitoya gishobora gufasha abari gukoraho, ariko icy'ingenzi cyane cyihuta ko nanjye nzaba mfite ibyo ndi gushyiraho, icy'ingenzi cyane cyihutirwa no kugira ngo tubone aho ducururiza ibintu byacu kandi tugire icyo bitumarira. Njye nakwishima mbonye nk'umuhanzi wenda watangiye mu bihe bya mbere tutarabona n'uburyo bwo gucuruza, nakwishima mbona hari umuhanzi mugenzi wanjye wujuje inzu ayikuye muri Zana Talent, nakwishima mbona hari umuntu wakoze EP agakuramo miliyoni 100 kuko birashoboka tugatera imbere. Byanshimisha cyane, ndumva ari ibyo yana. Murakoze. Nitwa Miguel, ndashimira James ku gitekerezo, ariko ndagaruka ku bahanzi muri rusange. Bashobora kubona bazanye idea nini n'abajizi barabikora, akaba umuhanzi muri nabwo bagiye gukora ikintu cy'abicuruza imiziki y'abahanzi, ariko iyo ugeze ku marebo afite abahanzi banini, hari igihe ushobora gutangira kuri icyo rugero nka Sonic avuga ati nyiri iki gitekerezo wahurije imiziki y'abahanzi nyarwanda bikeneye kumushyiriramo biliyoni 3 z'idolari, ariko akore Sonic, ugasanga ba bahanzi bo mu marebo ku giti cyabo bahindukiranye Zana Talent. Secure iri muri ibi bintu ku buryo umuntu uzakorana nawe ku muhanzi ku giti cye gusohora album imagaze miliyoni 30, akavuga ati aha ngaha nzahungukira, ejo tukabona app irahindutse, irahagaze, conditions laws birahindutse, bitangiye ku affect umuhanzi kubera ko Zana Talent hari amafaranga runaka n'ubushobozi amaze kubona, ugasanga hajemo conflict. Bagiye tubona abantu babikora, ugasanga ikintu gisubiye hasi bitewe n'abahanzi bakijoyininze kubera amafaranga yajemo. Njye numva ikintu cya mbere opportunities ku ma labels, ku bahanzi bakomeye, no kubereka yuko gushyira umuziki aho ngaho harimo inyungu nini, kandi nizeye yuko ashobora gukira bitewe n'uburyo iyi Zana Talent nayo ihagaze. Numva aricyo kintu cya mbere nakumvishije abahanzi, kubera ko harimo umuntu ufite album, hari abaraperi ngenzi bakomeye bafite album akomeye kandi hano mu Rwanda, ariko yarayibitse ntabwo wayibona kuri YouTube. Ashobora kuba ni byiza, ariko ni mu nyere ku buryo nanjye nzunguka kandi bikaba binasederike. Murakoze. Rakoze kugira ngo cyari igitekerezo cyiza, cyari igitekerezo n'inama cy'uburyo nyine bagomba kwegera abahanzi abantu bakomeye kugira ngo ubereke security dufite kuri website yacu. Okay, murakoze. Nitwa Bonamurera Genesis TV. Ikibazo cya mbere cyari ku kijyanye na kategori Janvier yakigarutseho, ariko ubwo nkigarutseho gato nanjye nagira ngo mbaze, hano n'ubundi hari abanyamakuru nabo bacuruza ibiganiro, bo ubwo wabatekerejeho ku buryo n'umunyamakuru yaza akahacururiza ikiganiro cye? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, twagiye tugaruka kuri ino web kwirengagiza cyane kuri album, kubera icyo ubundi yiswe ubushobozi. Ntabwo wakitubwiye impamvu ubushobozi, ubwo nagira ngo nacyo uze kukidusobanura. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Reka kuko uriya press conference itangira ikajya n'igihe irangirira, reka dufate ibibazo bibiri bya nyuma birenga kuri iki bibiri byonyine. Hari EPA ndetse na ISIO, nabo bonyine, abandi turabona umwanya wa interview. Murakoze. Murakoze. Njye icyo nshobora kubaza n'ubundi biba bikoze kugira ngo uhindure n'uburyo abanyarwanda bakonsoma umuziki, bumve ko umuziki utagomba kubonekera ubuntu. Ariko ndibaza, usibye kuba batuye abanyamakuru uyu munsi aha ngaha ukabageza igitekerezo, uburyo bwo gucuruza no kumenyekanisha iyi platform buhagaze gute, ku buryo wa muturage wahariye ushobora kwishyura akoresheje mobile money yumva ko umuhanzi akunda ashobora kumva indirimbo ye, bizakorwa bite? Hanyuma target wihaye ni iyihe? Ndavuga ku bijyanye n'abahanzi ugomba wenda kuri platform mu gihe kingana gutya, ariko noneho mu bijyanye no kwinjiza, mwihaye intego wenda mu mwaka yo kuba ari urubuga rushobora kwinjiza amafaranga na gute, bityo ugarukaho uti abahanzi bagomba gukizwa mu muziki wabo. Nakwishimira ko umuhanzi yakubaka inzu wenda bivuye kuri ibyo binyuze kuri Zana Talent, ariko nkeka ko nawe hari intego wihaye kwa mu mwaka turifuza ko
twaba twinjiza urugero miliyoni 500 binyuze kuri uru rubuga, mwihaye target imeze gute ku bijyanye no kwinjiza? Koze subize soreze kuri uyu murakoze.